umusore yagiye gushaka akazi k'ububoyi barakamuha, ariko shebuja amubwira ko agomba kujya agaburira umwana we ku isaha. ubwo rero igihe cyo kurya kigeze, wa muboyi akuramo isaha ayishyiraho ibiryo agaburira wa mwana. nyir'urugo aho aziye amubajije ati ibi ni ibiki? undi ati nabikoze uko wabimbwiye, kujya mugaburira ku isaha, ntabwo ari ku isahani. umukobwa yagiye gushaka umugabo, mbese agiye gushyingirwa, asanga mu nzu y'umusore nta kintu kirimo, biramushobera. abaza umukunzi we ati ese waje kunshaka uzi ko nzatungwa n'iki? none se nzaba mu rugo rutagira ikintu na kimwe? umusore nawe ati mbabarira mukundwa wanjye mwiza, rwose ntiwibuka ko iminsi yose twaganiraga nakubwiraga ko ari we mfite wenyine? ati nta wundi, ni wowe wenyine, nta n'ikindi narenzaho kuri wowe. umusore nawe ati mbabarira mukundwa wanjye mwiza, rwose ntiwibuka ko iminsi yose twaganiraga igihe naguteretaga cyangwa nakurambagizaga nakubwiraga ko ari wowe mfite wenyine, nta kindi kintu ngira? mwarimu ategura ikizamini yarabajije ati ni irihe tandukaniro riri hagati ya biyoloji na sosiyoloji? umunyeshuri witwa joriji arasubiza ati biyoloji ni igihe umwana avutse asa na se, naho sosiyoloji ni igihe umwana avutse asa n'abaturanyi. nayamuha yose rwose nibyo.